mwayasubijeyo niwe ufite imari ifatika abadayimoni banga. Niwe rero bateye mu kibaya cya Hava, bamenye ko ari ufite imari, Abarabu baragenda baramutega. Bamaze kumutega kandi ngo yari yayirahiye, abwira umwami ati Imana yacu irihagije. Abihamiriza umwami, wikwirirwa uduha ingabo, Imana yacu irihagije. Kandi ari kumwe n'abana, ari kumwe n'ibintu, ari kumwe n'abana n'abagore n'ibintu, agiye kongera kwesitara mu nzu y'Uwiteka, ajyanye ububyutse. Uwo rero abadayimoni bamwanga kubi, bamwanga kubi. Uwo muntu bamwita VIP spirituel, bamwanga kubi, niwe bateze. Cyo ni kigera. Tugushimiye aba bantu bose wahamagaye kugira ngo baze kukumva, uduhana umugisha twese hamwe. Turazi neza tudashidikanya kuko iduhamagaye, waduteguriye ibyiza ku meza yawe, ariyo jambo ryawe. Turagushimira rero twese ko turaha umugoroba mwiza watugeneye muri iki giterane dutangiye cy'uyu munsi wa kane. Duha umugisha twese abageze aha ngaha, kandi utugirire neza. Usuka umwuka wera muri twe, ijambo ryawe ryumvikanishe muri twe. Mukozi wawe arahagurutse kuvuga ijambo ryawe, ntacyo yashobora ubwe, mushashishe, mwambike imbaraga zawe. Umwuka wera muzeho, bwiza bwawe bumugote muri uyu mugoroba w'uyu munsi wa none. Turagushimira yuko waduteguriye ibyiza mu ndirimbo no mu ijambo ryawe. Uduhana umugisha imitima yacu, turazi neza kugubwa neza, kuko aho utaramiye nawe uri hagati muri twebwe, witeguye gukora imirimo n'ibitangaza. Ibyo tubisabye Imana twizeye kubikoze mu izina rya Yesu umukiza wacu, amen. Biranejeje kubana namwe, Imana ishimwe. Haleluya. Asimosi, twanezerewe kuba mwasuye iri torero. Imana ibahe umugisha, guhurira namwe hano n'umugisha. Imana ishimwe. Nitwa Hatangamungu Jean Bosco, ndi umuvugabutumwa bwiza. Ntuye hariya Gacuriro. Muri iyi minsi ndabarizwa ku itorero rya Giheka muri paruwasi ya Gasavi. Barandaritse rero kugira ngo tunoshe gatoya ku ntego y'iki giterane gitangira uyu munsi kigazasoza ku cyumweru. Dusome kandi ndaganira namwe muri iyo ntego baduhaye. Duhurire kwa Ezira. Kwa Ezira. Ezira ibice 10 umurongo wa 4. Ni amagambo yisobanuye. Mwagezeyo? Byuka, namwe niko handitse? Byuka kuko ari ibyawe kandi turi kumwe nawe, ntutinye ubikore. Tuvuge cyane ngo amen. Nasomye biba ngombwa ko nifashisha andi magambo ngo uyu nguyu yakuye kwa Dawidi mu ngoma za mbere, cyangwa igitabo cya mbere cy'ingoma ibice 22. Dawidi yabisobanuye neza cyane, bireruye. Ingoma za mbere 22 duhere 15, murumva intego y'aba bakozi b'Imana baduhaye. 15 na 16, 22 cyangwa ingoma za mbere ibice 22 na 2 umurongo wa 15 na 16. Kandi ufite abakozi benshi cyane, abacukura amabuye bakayabaza, n'abatema ibiti, n'abantu bose b'abanyabukorikori ku murimo wose. Dore izahabu n'ifeza n'imiringa
n'ibyuma ntibigira uko bingana. Ubwo ntibabifite barabifite rata. Dore rero ijambo Ezira yahereyeho yiganye: haguruka ukore kandi Uwiteka abane nawe. Tuvuge cyane ngo amen. Ntibisobanutse se? Reka twumve ibyo Yesu yavuze rero. Reka twumve ibyo Yesu yavuze noneho nabyo murabyumva neza. Twihute dukoresha umwanya mutoya, abaririmbyi bacu baririmbi. 9 ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ibice 9 umurongo wa 4 n'umurongo babyita 9 Yohana ubutumwa bwiza ibice 9 n'umurongo wa 4. Ibice 9 Yohana si Yohana si ibice 9. Uyu we ntawe utawuzi uyu murongo. Mu Gifaransa babyita verset populaire. Uyu ntawe utawuzi. Ibice 9 bya Yohana umurongo wa kangahe? Nkwiriye gukora imirimo y'uwagize gute? Hakiri ku manywa. Mugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Twese tuvuge cyane ngo amen. Byuka. Twarangije turebane tuganire mu minota mike. Byuka ukore. Iki nicyo gihe. Abaje gusenga haleluya. Abisirayeli bajyanwa mu bunyage, bagiye henshi, ntashobora kuvuga muri uyu mwanya, ariko ahantu bagiye bikozeho ni Babuloni. Bahamaze imyaka 70. Baziraga guhemukira Uwiteka no gukora ibizira. Imana ikabakubitisha amahanga. Igitabo cya Ezira rero kizingiyemo nanone ko iyo Mana yakubitishaga amahanga, nanone yabakoraga ku mitima ikabagaruza abami b'abanyamahanga babasubije iwabo. Abaje gusenga haleluya. Haleluya torero. Bataha, imbarutso yo gutaha ni amasengesho ya Daniel yasenze y'imisi 21. Amasengesho yasenze kuko amasengesho agira imbaraga. Haleluya. Yaragiye afata umutima wa Kuro, ahera hejuru, ntiyajya mu rundi rwego, aragenda yifatira umutima wa Kuro. Kuro aciteka ngo yumva ko Abisirayeli bagomba gutaha kandi bakajyana ibyo bakeneye byose, ndetse bagasubizwa n'ibintu babasahuye. Ayo ni amasengesho yabikoze. Yesu ashimwe cyane. Bataha rero bagiye mu byiciro 3, kandi buri cyiciro cyabaga gifite umukoro wacyo. Uwabanje imbere ni Zerubabeli. Yaragiye kubaka urusengero. Bishaka kuvuga kubanza kuzana agakiza. Haleluya. Ahura n'ingorane 3. Iya mbere, abubatsi ntago bavuze rumwe. Ni ya misozi Zekariya yahanuye mujya mwumva. Ingorane ya kabiri, niba narerwa kumvikana ngo bubake, inkunga zirahagarara. Kutumvikana, inkunga zihagaze, yahuye n'umusozi ukomeye w'uko urusengero ruhagarara imyaka 15. Abuze uko agira, Imana iramutabara inyuze mu buhanuzi. C'est ça l'importance de la prophétie. No mumaro w'ubuhanuzi, no mumaro w'Imana y'ikugendere. Ibisha kukubwira ngo bidashoboka biradashoboka. Haleluya! C'est ça l'importance de la prophétie. Imana ibonye wagowe wabuze amayira nzitagaragara, ikohereza mu hanze akavuga ngo ibyo ubona bidashoboka birashoboka. Ayo nabashye Imana. Zakariya araza aravuga ngo Zerubabeli wipapa ntabwo ari kubw'amaboko cyangwa se kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka. Wa musozi munini wiyita iki? Imbere y'umugaragu wa Zerubabeli uzaba ikibaya.
gatenga izuzura. Haleluya. Sasa nuwo murobanuzi wo kubwira ibidashoboka. Ashoje urusengero rwuzuye, hakurikiye ikindi cyiciro cyo kubaka korotire. Igipangu inyuma y'urusengero. Wagiye gukora uwo murimo ni Nehemiya. Bishaka kuvuga ngo uje guhoza. Imana yaguhoza. Iki ryo zina rivuga. Yakurikiyeho ajya kubaka korotire. Korotire ivuga iki se mu mvugo y'umwuka? Kwirinda akajagari, kwirinda gusahurwa. Nta mukire wubaka inzu ye atabanje korotire. Abanza korotire kugira ngo ari ibitiyo, ari umucanga, ari agakoresho kose kazabe kari imbere muri korotire. Ikindi kandi guhesha agaciro inyubako kugira ngo atagira abayizoweya. Nta mbwa zinjira, nta njangwe, nta mabandi. Niki cyababaje Nehemiya? Abona ko urwo rusengero rukwiriye korotire, kandi ashyiramo amarembo 10 afite imiryango ifite ikivuga. Uwa mbere ni irembo ry'amafi, uwa kabiri irembo ry'amazi, ngo yaciye n'irembo ry'abatunzi. Avuga ati namwe muzagira irembo, mutazagira ngo muzajya muyubakishiriza gusa, no ku nzu y'Imana muzajya mushyira. Ngo byashakaga kuvuga kwirinda akajagari. Umukristo mu buryo bw'umwuka utagira ikorotire asa n'abandi. Abaje bose bamukoraho bashaka kwemera. Umuhaye 1000, umuhaye 200, umukubita utubizo 20, umukubita 15, ni sans clôture. Ni sans clôture. Burya nta nk'iki y'agakiza ufite. Niyo mpamvu bakubonye, niyo mpamvu bagukoraho bashaka, niyo mpamvu bakubwira ibyo bashaka. Inyubako yawe nta korotire igira. Nigeze kuba mu nzu itagira korotire. Nahuye n'ingorane nyinshi, ariko ndavuga imwe kubera iminota. Abaje gusenga haleluya. Nari ntuye ku nzira. Igihe cyo gutema imiyenzi barayitema. Bura amafaranga yo kubaka korotire. Inzira hanama, kandi dutuye ku nzira. Navaga muri Nibature nkahita ncumura amavuta nazanye nkayamenera aho ngaho imbere y'irembo. Kubera ko umwana yaransanga ati pa yabase barayijyanye. Ndetse bayijyanye gute murera he? Amavuta agashiriraho. Pa na yarushe barayijyanye. Mwarebaga yese. Ariko ndabarenganya nta korotire. Idafite korotire urasahurwa, uvomera mu kiva. Agashobya rero abaje gusenga haleluya. Ndumva naririmba ariko muraza kuririmba. Bariya ni ba grand frère. Agashobya rero umunsi umwe umuntu yibigare, kandi aryiba muri quartier saa 8 z'ijoro. Aho yaryibye yarahakoraga, abazamu baramumenya. Baramwirukankana baravuga ati twakubonye uri runaka, turarara tugenda kandi turagutema rwose twakubonye. Bafata imihoro barirukanka. Igara rifite ibitugu bamuriho, arirukanka abonye bamusakije, ashaka kugira ngo ajye mu rugo akubite igare. Abo bantu ba nyiri urugo bamurengere kuko bari bamusumbirije bamwirukankana. Ageze ku gipangu cya mbere ku rugo rwa barasanga hari korotire. Abura uko yinjira, arirukanka bamuriho n'igare. Saa 8 twakubonye rega. Ageze ku cya kabiri asanga hari korotire. Ageze ku cya gatatu asanga hari korotire. Ageze ko hatanga mungi wanjye asanga nta korotire. Yarabonye rero aho aruhukira, strato uraho.
abonye arukira araza n'igare no mu muryango w'inyuma ku rugi ngo pi ashyira mu muryango hagati. Ati baranyica ba nyir'urugo nabo baje bamunkize. Umudamu aramubwira ati umva ibyo bintu ntibiki. Atumva ku rugi, ni ku rugi hareba iki? Abantu baraza bati turakwica, turagutema, igare riri mu muryango, urugi rwabanye, ibintu biracika, induru iravuga, amajwi ya nijoro urayazi saa 8, induru iravuga, kugira ngo mzuke ngire kuri abo bantu. Byantwaye umwanya munini cyane. Aho mboneye kugera hanze rero, i Kigali ntabwo bapfa gusohoka, baravuganaga. Ibyo ni iki twumvise? Utagira korotire, abaje gusenga haleluya. Turumva bivugira kwa pasiteri ngo nibiki se, ngo pasitori yibye igare. Ni ngewe wabaye umujura wibye igare. Nziza iki? Babyutse baze pasiteri wibye igare ntindarengana. Twahise tujya kuguza amafaranga twubaka korotire. Tubona ko tuvomera mu kitozi. Umukristo utagira korotire aba ari feke. Avuga ibyo ashaka, akora uko ashaka, yambara uko ashaka. Agira akajagari. Kandi ibyo umwuka wera akabyanga urunuka. Ni iki Nehemiya yaragiye gukora? Nimumbwire ngo ngaho komeza. Imana ibahe umugisha. Nehemiya ni iki yaragiye gukora? Icya gatatu rero, uwa gatatu twasomye soza, ni Ezira. Ezira rero afite akazi karuta kabandi. Numvise abahanga bavuga ngo iryo zina risobanura ngo uje gufasha. Imana ni gufasha mu izina rya Yesu. Ezira rero korotire irahari, urusengero rurahari, arajyanwa n'iki? Agiye ate? Afite inshingano, afite devoir, afite tashe yo kwinjiza ububyutse mu rusengero mu Bisirayeli. Bamaze imyaka 70 batagira urusengero, batagira aho bateranira, baba mu bunyage. Abana bavukiyeyo, abatazi ncwa, abatazi. Yagombaga kubashyira ku murongo wo kubigisha Imana ya Isirayeli n'ibyikunda. Agira umukoro uruta uw'abandi. Yagombaga kujyana ububyutse mu rusengero ku bantu bamaze imyaka 70 badaterana. Dore ingorane yahuye nazo. Iyo telefone muyizimye mwirya kara. Ingorane ya mbere, kubera ko ari ufite izahabu 8 mukunda gusoma, Ezra 8:21, kubera ko afite izahabu. Uzi icyo bishaka kuvuga mu mpano mu buryo bw'umwuka abaririmbyi? Kubera ko afite izahabu, kubera ko afite impano. Izahabu zacu ni impano Imana yaduhaye. Kubera ko afite ibikombe asubijeyo basahuye, kubera ko afite n'izindi impano bamuhaye asubijeyo, niwe ufite imari ifatika abadayimoni banga. Niwe rero bateye mu kibaya cya Hava. Bamenye ko ari ufite imari, Abarabu baragenda baramutega. Bamaze kumutega kandi ngo yari yayirahiye, abwira umwami ati Imana yacu irihagije. Abihamiriza umwami, wikwirirwa uduha ingabo, Imana yacu irihagije. Kandi ari kumwe n'abana, ari kumwe n'ibintu, ari kumwe n'abana n'abagore n'ibintu, agiye kongera kwesitara mu nzu y'Uwiteka. Ajyanye ububyutse. Uwo rero abadayimoni bamwanga kubi. Uwo muntu bamwita VIP spirituel, bamwanga kubi. Niwe bateze. Cyo ni ikigeragezo cya mbere. Ngo ahageze yiriza ubusa, abaje gusenga haleluya. Ngo binginga Imana yemera kugira gute? Kubayobora no kubumvira. Amashyi ku Mana yacu, amashyi ku Mana.
ububyutse buzanwa n'ibintu bitatu. Icyambere kizana ububyutse kwitanga. Umupantekote utitanga ntabwo ari we. Kwitanga. Umupantekote utitanga ntabwo ari we. Udashugumbwa byuko ubikore. Haguruka ubikora ariko urabishoboye. Mbega teme nziza baduhaye, niyo mpamvu nashatse kuyigishirizamo. Haguruka ariko ubwo we ntabwo ureba ko ukwiriye gukora. Kwitanga nibyo biranga umuntu w'umunyamwuka. Icya kabiri, kwiyiriza ubusa no gusenga nibyo bizana ububyutse. Nukunda watermelon ugakunda imishyushyo, uzagira imbaraga z'ibiryo ariko iz'umwuka ntazo uzagira. Nukunda special ugakunda utuntu n'utundi, imigati na za breba ukabitikura diplômé ukageza pour 31 décembre, uzaba ufite imbaraga z'ibiryo ariko iz'umwuka ntazo. Nuryama nk'agahinja bukarinda mu cyumweru amezi angahe, nta masaha ufashe ngo usenge cyangwa uziryamira nyine. Kwiriza ubusa no gusenga no kwitanga. Abaje gusenga haleluya. Icya gatatu sorezaho dusenga, ni ikintu abantu batazi bamaze gucira amazi. Kuziririza. Kuziririza. Umukristo utaziririza ntatera imbere mu mwuka. Kuziririza ni nacyo ngiye gusorezaho. Bambwira ati byuko ubikoreye. Kuziririza. Kuziririza. Kera nari nzi guceza cyane, ariko ntabwo wambona mu kabyiniro. Kuziririza. Mfite intoki nziza nkawe ntabwo nakora ku tunyonyo tw'abagore. Reka. Izi ntoki ni nziza ntabwo zajya gukaza amabere y'abagore. Ngomba kuziririza. Mfite fone ariko ntabwo nayiraraho usomana nabi i Kigali n'aba Canada. Icuci kanyanya. Kuziririza. Iminwa yanjye ifite ibyivuga. Kuziririza. Kuziririza. Mfite uko nambara. Ntabwo nambara ipantaro ya 7 mu kuguru. Mfite uko nambara. Kuziririza. Mfite aho ndira. Ntabwo wambona ndimo gusogongera ibigagi Nyarugenge. Kuziririza. Kugira ngo urame muri izi uraziririza. Kuziririza. Ibigenana na discipline z'amatorero. Nuhura na masera mu nzira yambaye ipantaro uzaza umbwira uti warabeshye. Masera yambara ikanzu nziza agakubitaho umusaraba n'igitambaro voile inyuma. Nuhura na masera yasokoje pink uzambwira uti warabeshye. Nibyo yasinyiye. Nuhura na padiri yuri ya ritari yambaye ikabutura uzaza umbwira uti waratubeshye. Yasinyiye kazajya agenda yambaye ikanzu, ntabwo azambara costume. No, niko yasinye, niko itorero rye rimeze. Nuhura na shehe yagiye mu rusengero akinjira mu rusengero na congo uzaza umbwire. Cyangwa yambaye ipantaro agomba kuba yambaye ikanzu n'ingofero. Kuziririza. Ntabwo tuzahura nambaye isengeri narenze karitsiye. Na. Mva ku rugo njya ku rundi nambaye ikabutura n'isengeri ngaragaza impyemye. Kuziririza. Kandi ntabwo ari twebwe. Dufite igicu. Haleluya. Bababwiye ngo ukise Mukamano wese bamugonga iki yibereye mu murimo. Madame
karame turi abashyitsi turakuziye bimeze bite uzatwita umwana hanyuma uramenye ntazanywe ku nzoga hanyuma bizagenda bite ntazanywe igisindisha kubera iki se kandi abandi bazinywa oya dore ahubwo n'ibindi n'umusatsi we ntuzageremo imakazi kubera se iki tumuteganyijemo ibintu agomba kuziririza kuko azaba umunaziri iteka amashyi ku Mana kuziririza Ezira rero ahuye na tashi ikomeye cyo gusubiza ku murongo abaziruye mu myaka 70 abaje gusenga haleluya ngo arimo gukora ibyo ngibyo ngo hari abatware bagendagenze ego ko se burya twazanye n'ikivange uri ibyakora ko atari iby'Abisirayeli n'uwaheye uriya se ntuzana nyirantuzara uzi ko ari umumowabu uzi ko ari umunyakanani uzi ko ariyo mpamvu bikora kuriya uzi ko ari imico bakuye Kanani bashatse abagore n'abana babo uzi ko ariyo mpamvu barya badasenze uzi ko ariyo mpamvu basigaye birirwa bakina ibisoro basigaye birirwa bakina biyari bimariye n'ibivange uzi ko ariyo mpamvu basigaye bambura n'ibivange byabavangiye ego uzi ko ariyo mpamvu basigaye bashaka abagore ba kabiri ego n'abesikoro ariko iriya mico bayikuye Ezira ngo ni abatware babibonye iyi mico ko tutayigiraga ko Imana yacu barashaka kudusubiza mu bunyage bongeye barabizana ngo nuko abatware babwira Ezira bati tabara ikivange kiradukoraho turenze ku nshingano Uwiteka yaduhaye kera kwanga ikivange byashakaga kuvuga iki kuko Imana yabujije ikivange Imana yabujije ikivange kugira ngo urwo rubyaro rw'ikivange kari kera rutazabafatana igihugu cyabaruhije bakazongera bagasubira mu buretwa Uwiteka abuza kushakana n'ayandi mahanga byabaye ngombwa rero ko abatanura iminsi ngahe arabatanura nahangaha rero iri jambo mwaduhaye ryaturutse Ezira ashobora kuba yaratinye abantu yakuye i Babuloni none agiye kubatanura abatwara bamwe bati byuka ubikore humura birahesha umugisha haleluya byuko bikore kwa Dawidi yavuze abwira Salomo ati haguruka vuba n'ingoga bafite izahabu ndabizi bafite amamodoka ndabizi bafite amataje bakodesha bafite amageto bafite za Nexe bafite ibintu yewe bafite izahabu yewe humura uri kumwe n'abantu erega nabacire maze bakora n'uturimo tw'ubukorikori ni n'abadozi maze badoda n'inkweto ego ko nta muntu utari muri iki cyiciro haguruka humura shira ubwoba shira impumpu emera ubikore bizatanga umusaruro abaje gusenga haleluya emera ubikore humura abantu bafite ubutunzi abantu Imana yabahaye umugisha abaje gusenga haleluya iyo umuntu yaragiye gukorera Imana iyo umuntu ari mu mubiri amubonamo ubujiji dore abantu umuntu yabaramo ubujiji muri iyi minsi uwa mbere Bibiliya itubwira Aburahamu mbega ngo arabinjije we mbega Aburahamu ugiye mu mubiri ukuntu hamubaraho ubujiji none se koko wowe atagize iyerekwa ko kwitanga ari kugira iyerekwa ko gukora Imana ari kugira iyerekwa atagize iyerekwa umuntu muzima umugabo n'umugore bakiriza abashyitsi batatu ikimasa iyo gaspillage ni yahe mbega Aburahamu ukuntu yakoze gaspillage ikimasa cy'umushishe bakakibagira abantu batatu naho bakibagiye abamarayika bazanye umugisha mbega gaspillage emera ubikore bikore haguruka ubikore gira iyerekwa
mbega gasipayaje Obadiya yakoze agahisha 55 18 abami ba mbere agahisha 55 yarangiza agafatisha imyenda ariko yarateganyirije umugore n'abana baje kubafata ngo batware bunyago Imana yishuriye mu mavuta. Haleluya. Gukorera Imana no kwiteganyiriza. Mbega ubuswa itorero ry'Ifilipi ryakoze. Uziko ryo ryasuye Paulo afunze muri gereza. I Roma ntago bamusuye, i Korinto ntago basuye Paulo muri gereza, ngo bagendaga imbokoboko bakanga Imana ikurinde Paulo, tuzagusengera. Ngo kandi ari abakire. Paulo Imana ikurinde tuyagiyemo. Ariko abanyafilipi bati no nta kugenda imbokoboko, ngo bamusura rimwe bamushyira imfashanyo ngo ndetse kabiri, ngo arangije arabandikira mu gifaransa babwita lettre de la joie, ni ibaruwa y'urukundo, lettre de la joie. Epafrodite we ndishimye sha, nishimiye abanyafilipi nubwo ari abakene berekanye urukundo rwabo. Amashikumana yacu, amashikumana yabo mu bukene bwabo bakozwe n'umutima witanga, n'umutima ukunze. Barasura, baza kunsura, banzanira impano ndetse si rimwe ndetse ni kabiri. Epafura we, ndishimye, ryo n'itorero nishimiye. Arabandikira bagati nimukomeze iwacu ni mu ijuru. Amashikumana yacu, amashikumana yacu. Emera ubikore, emera ubikore. Witinya Ezira we, emera ubikore, Imana izaguha umugisha. Izina rivuga ngo uje gufasha, baje gusenga. Haleluya. Abani bature maze iminsi muri nibature hano, nababwiye agasiripurize umubyeyi umwe yanyigishije. Nari mvuye hari umuntu kwigisha ugasigara rwose usiganuza akakwereka ko ageze kure muri iyi nzira. Haleluya torero. Nari nagiye kwigisha amwe mu matorero hariya Kicukiro, hariya za Kanombe, hari ku cyumweru mu minsi ishize. Ndagenda nganira ijambo ry'Imana, Imana ibana natwe. Umuyobozi wa haranyakira, yari afite inama aramperekeza ngeza ku mbuga, ndasohoka njya gutega moto. Naho muri rya torero harimo umudamu w'umushyitsi wambonye, umushyitsi utanze izina, bambonye nigisha. Ansanze ku muhanda, imvura yari ikubye cyane ku cyumweru kibanziriza igishize. Atera rivansi, yaranyuzeho aramenya kumbona rimwe gusa. Yaramenya ndi ku muhanda ndiringa n'umumotari kandi imvura ikubye nyinshi cyane. Atera rivansi, mbona ko atera rivansi, nanjye ndeka kuganira n'umumotari njya kureba uwo muntu utera rivansi icyo ashaka. Arambwira ngo se uragenda ngo ngutware uragana he? Ntindagana za Kagugu. Arambwira ngo ajya mu modoka, ashira mu rujipe we, ruhumeka neza we. Arambwira ngo ariko wihangane, ntabwo nkugezayo, uzi ikintu ngiye gukora, ndakugeza hano haruguru, mfite agaseremoni mu rugo, ahubwo ndaguhamagarira umushoferi ujye untwarira abantu, hanyuma ndamuha amafaranga akugeza iyo ugiye, utagenda unyagirwa mukozi w'Imana. Ku mutima ni cinyicara. Si umudamu ko atanze iyi mpano afite, ubuse ko kuri yerekwa afite. Emera ubikore, emera humura. Gukorera Imana no kwitanga no kugira yerekwa. Impumyi ntago yakorera Imana, ntago bishoboka. Ampamagarira umwana tugeze kuri kaburimbo haruguru, umwana azana imodoka ya hybrid ihinda neza we, arantwara we, angeze Gasave ntirana n'iteraniro ryanjye rya saa 8. Ndangije navuyemo nigenda habe n'atanu. Uwo mudamu ntabwo azi izina, gusa arimo kwambutsa ahataba inyenzi, ahataba imungu. Amashikumana yacu, ahataba imungu. Arambutsa, aranyigisha ndiga, aranyigisha sigara nataye umutwe, arangije arigendera. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nkwiriye gukora umurimo wantumye hakiri ku manywa. Amanywa yawe naya, amanywa yawe naya ngaya. Tugiye gusenga Imana, Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haguruka byuka ukore
kandi Uwiteka Imana iri kumwe nawe. Amashyi ku Mana yacu. Reka twubike imitwe yacu dusenge. Urimo gukora iki muri iyi minsi? Urimo gukora ute muri iyi minsi? Ufite akajagari mu bugingo bwawe se? Ntibikabe. Mana Nyiringabo, turagushimye kubwira ijambo. Tugushimiye korari y'umugisha waduhaye n'amakorari yacu y'amasangwa. Tugushimiye abana bawe baje mu rugo rwawe. Turi ku nyubako ikomeye ariko izuzura. Biragaragara nk'umusozi ariko uzasubiza unyuze mu bantu bawe batandukanye. Aba bantu bumvisha ijambo rya nubaha umugisha kandi ribahindure. Kandi iteme twahawe uyikoreremo uyu munsi n'ejo bundi n'ikindi gihe kizaza. Tugukomeye amashyi tugushimira mu izina rya Yesu. Amen. Twese tuvuge cyane ngo amen. Uriya muhungu wo ku cyuma nabaretse.